nifuje kumuha impano mwifuriza gukura akajya imbere. Kuri uyu munsi mukuru we ndamwifuriza ibyiza, imigisha myinshi ibe kuri we, kandi Imana ikomeze mwagure, imukomereze amaboko, kandi azajya akunda gusenga. Kuri uyu munsi wa anniversaire w'umuvandimwe wanjye, ndamushimira, nshimira n'Imana, nanamusabira Imana ikomeze imuskurira intambwe ze ahajya hose. Turamwifuriza ibyiza byinshi, ubuntu bw'Imana bukomeze mwomere. Umunsi wa Esther ndishimye cyane. Esther ni inshuti yanjye kuva kera. Udukurikiye wese, niyo waba udafite abakugaragiye, menya ngo hari umwami witwa Yesu Kristo uba hakureba. Nanone turabashimiye bakunzi ba Samstart nk'ibisanzwe twita ku buzima bwo mutwe duharanira kubaho twishimye. Nta mpamvu y'umubabaro, nta mpamvu y'umwaga, kuko umugambi w'Imana ni ukugira ngo tubeho twishimye. Uyu munsi rero twatembereza Gisozi, twagiye muri anniversaire cyangwa se kwizihiza isabukuru y'uwitwa Esther Nishimwe. Ntakagira abantu bavuga ngo kwizihiza anniversaire ngo ni ukugana ku rupfu, n'ubundi urupfu ntacyo rutwaye kuko niyo nzira yonyine tugana ku Mana. Nta mpamvu yo kudutega iminsi muvuga ngo urupfu ngo kubera iki mwizihiza isabukuru. Oya, mu kwita ku buzima bwo mu mutwe duharanira kugira ngo tugere n'aho abandi bari, dusabane, tuganire, tureke guheranwa n'agahinda. Witeka akomeza abarinde, mwebwe mwakoze subscribe turabashimiye cyane, namwe mutarayikora mukandeho. Imana ibaho umugisha, muze mukurikire uko ibintu byagenze. Ntuzongere kwiheba uvuga ngo witega iminsi ngo urupfu. Oya, nejo uzabaho kandi gira ibyiringiro nyuma y'ubuzima hari ubundi. Peace, Imana ibaho umugisha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Esther. Happy birthday to you. Sara, muriro hariya marido. Korora bankoreye iriya rido. Umucyo kabisa ni wenyine. Yes.
turashima Imana yaturindiye uruhinja irarubungabunga rwose nta kintu rwabaye. Iyo Mana turayishimiye. Turasaba mwene data kugira ngo atutangire isengesho adusengera kugira ngo tugere ku bindi. Turamusaba ngo adusengere. Mana data twese turagushimiye kandi turaguhimbaje, tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi watugiriye kuva kera. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye ko watugejeje kuri uyu munsi w'ibyishimo, umunsi mwiza w'umwana wavutse. Mwami waramurinze kandi natwe uraturinda. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye twebwe abari muri iyi nzu rero, habwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru. Tukweretse gahunda zose rero kugira ngo ukomeze ubane natwe. Mu izina rya Yesu dushyigikire, kandi ni ukuri ibyo kurya n'ibyo kunywa byose turabisengeye ngo byezwe nawe mu izina rya Yesu, kandi ukomeze ubane natwe ku birori bitangiye, usozanye natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Rwose twateranye hano kubera wowe, turagukunda cyane. Imana igumishe. Reka hano hari abantu bakoze ku buhanga. Bebe nahaguruke ariko kwitegurira. Washaje ku myaka ingahe? Amen. Turasaba Esteri wacu kugira ngo ahaguruke adutangirire piste. Ahaguruke akateke ahamagara uwashaka bakakazi. Ahamagara uwashaka
yo gushyira ku masana ndetse fata keke ntabwo yagafana uramana ibindi bikongera nuyimara ugende umukurikirane baze muri video ndi gutoranya ikibi Isona nagufata wowe ugifite muri video Pessoal,
Fatanya n'ijambo ufite ijambo ryo icyo kwifuriza akaza kwivuga turafatanya n'impano karibu wazanye impano wese arategure espace bamuhereza ni karibu rwose ni umwanya mwiza kugira ngo tumuhe impano. muhagarare imbere y'ameza. Haleluya. Amen. Nanjye nk'umubyeyi wa Esther nifuje kumuha impano, mwifuriza gukura akajya imbere, kandi mwifuriza n'ibindi birori byose Imana iteganyiriza umuntu, Imana izabimuha. Amen. Amena. Esther rero ndagukunda pe, nifuje kuguha impano, umutima wanjye uragukunda. murakoze twe duhagaze hano turi abavandimwe inshuti za Esther, turamukunda, ni umwana mwiza, agira urukundo, akunda gusenga, azakomeze, turamwifuriza ibyiza byinshi, ubuntu bw'Imana bukomeze mwomewe. Murakoze. murakoze. Nanjye ndi murumuna wa Esther, nyine kuri uyu munsi mukuru we ndamwifuriza ibyiza, imigisha myinshi ibe kuri we, kandi Imana ikomeze mwagure, imukomereze amaboko, kandi azajya akunda gusenga. Icyo namwifuriza nyine Imana izaze imurinda kandi bane nawe. Murakoze. murakoze. Nanjye ndi inshuti ya Esther, yanifuje kuza mu birori bye, kandi Imana igumye mwagure mu kuvuka.
mwiriwe nanjye kuri uyu munsi wa Esther ndishimye cyane. Esther ni inshuti yanjye kuva kera, twiganye primaire yose, twigana troncome yose, birakomeza still now. Icyo nashaka kumubwira, Nyagasani akomeza gukuze, ibyiza byose bikuzeho, turamukunda. Murakoze. Nanjye ndi inshuti ya Esther kuva muri troncome kugeza amagenga aya ngaya twariganye. Bayidawe mubanze mutuze twumvikana. Murakoze. Nanjye ndi inshuti ya Esther, twiganye muri troncome yose, ariko muri section ntabwo twabashije gukomezanya. Kuva twatandukanye twiga ubu nibwo mbonye. Urumva ni surprise nanjye mukoreye, nta nibyo yarazi. Ikintu mwifurije, umva mwifurije ibyiza mu buzima bwe bwose, igihe cyose tukiri muri iyi si, kandi ajya akomeza kunda abantu n'Imana nkuko ajya abikora. N'ubundi ndamuzi n'umwana mwiza, ntago ari umwana mubi. Agataho ngaho n'ababyeyi be ndabakunda pe, nubwo tudakunda kuvugana kenshi, ariko mbahoza ku mutima. Yakiba ntabakunda ntabwo ibirenge byanjye nanjye byaba bikandagiye aho. Kandi mbashimiye uburyo mwatwakiriye. Imana ikomeze ibahe imigisha myinshi. Murakoze. Mwese manze muduha amashyi. Utabafite afite ubusa. Nyine murakoze cyane. Uyu munsi nge murana ibyishimo, ndumva nishimye nyine cyane. Mana yanjye ndumva nishimye pe, ko namwe nabashimishije. Umva korogate yanyu nabashaka ipfa busa uyu munsi, ku munsi wa anniversaire ya Esther. Esther nyine nje ntacyo dupfana, ko mfata nka mukuru wanjye. Mana yanjye ndabakunda cyane. uyu munsi dore mwese muri guseka, ariko uriya mugabo yandakariye gusa nta kibazo. Imana ishimwe, nawe n'uriya mugabo yasetse rwose. Nyine nje na bebe twamuteguriye impano, umva irimo inka, ku buryo azajya yikama mu gitondo saa sita nimugoroba, azajya yikama buri munsi. Nyine turamukunda cyane, gusa icyo twamwifuriza forward ever backward. Nyine hari igihe abatari heza, ariko tumwifurije kugana imbere. Nyine azizera Imana biyirebe, natayizera bizamurebe. Ikintu namwifuriza nuko nyine Imana yakomeza kumwishimira, agakura mu bwenge no mu buhanga nyine, kandi nyine akazagera ku byo yifuza, tukaba tumubona nyine ari umuntu ukomeye. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Kuri uyu munsi wa anniversaire y'umuvandimwe wanjye, ndamushimira, nshimira n'Imana, nanamusabira Imana ikomeze imusukurire intambwe ze ahajya hose. Haleluya. Haleluya. Turishimye cyane kubw'uyu munsi, tunejejwe n'ibirori bya Esther ko yongeye yabaye umwana. Twishimiye kuvuka kwe, kandi n'ukuri nakomeze akore ajye juru hamwe n'Imana. Twizeye ko n'ibindi byinshi izajya igenda ibikora. Imana ibahe umugisha. Amena. Nanjye n'umuvandimwe wanjye Esther ndamukunda cyane. Ubwo rero kuri uyu munsi wiwe icyo namwifuriza ni ibyiza gusa.
imana yo mu ijuru ijye ikomeza imukomereza amaboko kandi ni ukuri imuhe n'ubwenge. Murakoze. murakoze ndabashimiye mwese mwitanze mukagera hano. Imana ibaha umugisha. nanjye kuri uyu munsi wa Esther ni inshuti yanjye ariko nyirabayazana wabyo ni Cynthia. natwe rero nanjye kuri uyu munsi sinabura ikintu mvuga. ikintu mwifuriza ni uko arambira kubona ibyiza kandi Imana imuteza intambwe mu byo atekereza gukora byose. Imana ibaha umugisha. murakoze. kuri uyu munsi w'isabukuru ya mushiki wanjye akaba mwifuriza isabukuru nziza. Yego mwongeye kwirirwa. Ndabashimiye mwese uko mwateraniye hano. Mpagaze hano n'inshuti za Esther kandi n'inshuti z'umuryango. Turabyishimiye cyane kubwo uyu munsi bawuteguye ukaba ugeze kuri uyu munsi ukaba. Imana ishimwe cyane. Nongeye gushimira Esther ko ari inshuti nziza, inshuti y'abantu bose, abana neza, akunda Imana kandi ikirenzeho agakunda n'abantu. Rero nanjye mwifurije gukora akajyajuru, ibyiza byose Imana izabimukorere, n'ibirenze bizabikora kuko Imana ariyo nkuru. Muri rusange rero nanjye mpagaze hano ndi kumwe n'inshuti zanjye, nubwo hari zitahageze ariko numva ko ziri buhagere burazagize impamvu. Nongeye kubashimira rero nk'uko mwateraniye hano. Na Esther nawe ndamushimiye, akomeze akorege juru. Ikindi kiyongeyeho kandi abantu baramukunda, nanjye ndamukunda. murakoze. Nongeye gushimira nyine Imana yongeye guha undi munsi umuvandimwe wanjye. Imana nishimwe. Nyine iyi mpano si uko ari iyanjye ahubwo ni umuntu mpagarariye, ntabwo yabashije kuboneka, wenda nawe ahari wenda arabyumva, gusa yantumye mubwira ati Esther nyine ukomeze ukurire mu Mana kandi ukomeze ukunde n'abantu. Ataragukunda cyane, nyine akwifuriza ibyiza mu buzima bwawe bwose. Haleluya, haleluya. Duhagaze aha ngaha nk'abavandimwe ba Esther, tubana muri gurupe, turi benshi, ntabwo tungana gutya. Hari n'abandi batabashije kugera aha ngaha. Twebwe twese rero twifatanyije nawe muri uyu munsi mukuru yagize. Imana komeze imwagure mu masomo ye, ibyo atekereza gukora byose. Imana izajye muteza intambwe, icyo atekereza gukora cyose Imana izajye imuha umugisha. Nka famille, nka groupe rero twese hamwe twifatanyije kumuha impano.
Mwiriwe muraho. Izina ry'Umwami Yesu Kristo nirihimbazwe. Amen. Nishimwe ni murumuna wa madamu, ndi umukwe muri uru rugo. Natangiye umuyoboro wa YouTube channel witwa Sam Start to Do. Tangira ukora icyo ugomba kuba ukora uyu munsi nahawe ejo sahawe. Tangira ubane n'abantu bose mu mahoro. Tangira wamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko hari ibikomerezwa byinshi byatambutse. Content yanjye nita ku buzima bwo mu mutwe, ngerageza kugera ku bantu barwaye se cyangwa se bari mu bukene bw'ubwigunge, habaganiriza nkanabasengera. Impano ubwo ngewe namuhaye ni ukubika ino memory kuko hari n'abandi yakigisha. Uyu muryango abantu bakugaragiye umenye ko utari wenyine, kandi niba badahari n'abandi badukurikiye ko ndaza kubishyira kuri YouTube channel. N'undi udukurikiye wese, niyo waba udafite abakugaragiye, menya ngo hari umwami witwa Yesu Kristo ubu hakorera. Yego. Hanyuma reka nyuma yuko wenda ndakavaringa ibi byose byabaye nkaza kubishyira kuri YouTube channel, impano ikomeye nabonye muri ubuzima ni isengesho. Ushobora kumusengera kugira ngo Yesu Kristo mu bwami ahari ubuzima bw'uyu mukobwa buzakomeze kuba bwiza. Yego, nta kibazo. Yiriwe neza. Yego. Nyine mwihangane ko mukuze nyuma. Nago nyine kubera ko mwavuze ibintu byinshi, buri wese afite ibintu yagiye avuga byamwifuriza. Nyine ndagiye umuntu ajya kuvuga ni ibintu bisanzwe, ariko nanjye nishimye ko nageze hano. Ndashimira cyane Mutesi niwe watumye nyine mbamenya. Nyine n'abantu beza bagiye urukundo, nyine numva n'umuryango wo kwisangamo. Nyine ndabashimiye cyane, ntago nazanye impano ariko ikindi gihe ndamukunda cyane. Nyine twarahuye undi munsi ngo numva ndamwishimiye, impano nzayimuha. Icyo nakubwira, bakubwiye ibintu byinshi ariko ikintu cya mbere hari ijambo rivuga ngo nyine umuntu wese wavutse rimwe azapfa kabiri, hanyuma ngo wavutse kabiri azapfa rimwe. Kandi ndabizi neza ko bizera Kristo. Ikintu cyo twishimira uyu munsi nagaruka imyaka yagwiriye cyangwa se ibindi bintu, ahubwo kwire no kwishima ko wamenye Kristo ukaba waravutse bwa kabiri, ubu uzapfa rimwe gusa. Hanyuma ikindi nyine Imana ikomeze gukuriza mu buntu bwayo, twese turagukunda uko turi hano. Nyine okay, bamwe muravukana urabazi, natwe utaruzi, nyine udushyireho, sibyo? Twasenga. Uri Imana y'amahoro, Imana isumba byose, itangira ukaba n'iherezo. Kuko uvuga nta soni bidutera, kuko uri Imana yera. Mu maraso yawe Yesu Kristo twabaye abavandimwe. Turagushimye ku bw'aka kanya n'umuteguro wawe. Turagushimye ko uyu Esther agejeje isaha igihumeka umwuka bazima. Suka azi kwitwararika, suka azi kwirinda, ni imbabazi n'urukundo rwawe. Turagushimye kugira neza. Ubuzima bwe turabukugabije, aho azajya agenda marayika umurinzi ajya mubaho. Inzira zose azajya aca ajya b'umunyamugisha, mu byo akora byose azajya b'umunyamugisha. Ikiruta byose tumwatuyeho ubugingo kugira tuzabane mu bwami bw'ijuru. Nta soni biduteye kuvuga ko Yesu Kristo uri umwami w'abami, urera 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 ingoma ibihumbi. Yesu Kristo turagushimye ku bw'amaraso yawe. Nundi wese ukiri hano utaramenya amaraso yawe, turasaba ngo imbaraga z'umwuka wera wawe zimanuke ziza zigera ahantu zikora imirimo n'ibitangaza. Uzarinde mwami ubukumi bwe, n'ukuri tuzongere twicare tuvuga imirimo n'ibitangaza mwami, kandi tuzicarane no mu bwami bwawe. Turagushimye kugira neza, izina ryo ni ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Okay, Elisa.
mbere na mbere ndashimira Imana kuba ngejeje amagingo nyumeka umwuka w'abazima. Ni ibyo gushimirwa, hari benshi twanganaga batashye, abonduta n'abanduta, ariko ngiye kuba nyiriho n'ubuntu bwayo, ni umugambi mwiza ikimfiteho. Mbere na mbere ndashimira buri umwe wese wageze hano, no kuri Imana imuha umugisha itagabanyije, kandi n'abateguye bo iki gikorwa ndabashimiye. Shimira umubyeyi wanjye n'abavandimwe, kandi ikindi nababwira, buri umwe wese waje hano musabiye umugisha turuka ku Mana, imigisha yose Imana itanga. Murakoze. Amen, amen. Bora ninjo.